bashobora kuri kubareba. Kirere sara zajya manyaho. Bro, muvugishe sigato. Kurambwira nde? Wowe muvugishe gato. Wavugisha umunwa wawe. Hana rero ndi ukoresha ubura nyene ngo muvugishe mwana. Wari kumbwira ngo ngwino utubwire. Ngo mubwira ahubwo ni. Poa. None se mama. Mubibona bro, mbwira ibyo mbwira nigendere ngema. Numva nyine mubwire. Nakubesha mwana nje kugusaba kurako kavu kudukuza. Nanegereje umukira nka nyeheri kubiceri. None nje uzinga kwehe naba ngasabye wasaba ugatanga sha. Nyine muhandikira n'imiyaga mwana inzariranye meze fo. Nyine nagira nanegereje umukira. Wewe amatafari yose nje kote nange nago ndaburamo gitanu nari kugusaidia nyamara nange. Naida urabura kwisaidira. Ugusaba gutyo wabuze ubwenge bwawe icyo kurya. Nabubura sibwo ndi gusaba nabubonye. Kandi ubwo ngo warize ngo amashuri ngo warayarangije burundu. Byo kwiga no kuba ndi gusaba bugiye kurimara ahubwo wanyihera kure bakavuga mwana. Bajya bavuga ngo aho guha umuntu ifi wamwigisha uko bayiroza. Wewe ntago nagwa kwivoka yanjye ahubwo nakubwira uburyo wabona ibirenze ivo. Uranyumva neza? Ngabwira se basi nabyo nari binanashaka simwe. Urumva? Ubundi ushaka ngayo uje muri restaurant irangaho. Biterwa n'ukuntu nzari kwinjira. Urashaka kurya nk'igisahirana. Ya nyene mwana. Ntacyo ndi kwihuta reka ngera. Hafi hari ahantu hagiye kuba ubukwe. Ahubwo hano kubaturanyi bwacu mwana hano kubaturanyi bacu hari ahantu hari nk'iminota nk'ingahe kwagera. Ahubwo se bora ntabwo bwabyapfuhera ibyo bari kuvuga ubu. Nta minota ni hano kubaturanyi hano ku rupangu. Iminota 5 nahagera. Iminota 5 yose 2 yonyine. Tugenda nkwereka uko bigenza urye murajya muraka amashuri nta bwenge. Nahangaha wizekara ni hano hari kwenda bizi kuvejo bundi bari kubizi. Okay. Gahunda ko ntimeze. Wowe wanda kwimye se ayo ukorera ntayo ngusabaho bro. None uzaho nayikuye. Kuntu bimeze. Wowe ubu tuvugana. Wamwingiye kugira inama y'ukuntu ndajya tu. Gahunda mfite target ni inzara mane. Ubu tuvugana wowe uri umukozi wo mworo rugo. Ahantu hari bubukwe abantu bazana ibintu byinshi, arabazana ibyo guteka, urumva hari abazana imyenda buri buke bambara. Wowe umuntu uri buza icyo ari bubazanye ntabwo ari bushira isaha ataje umuntu. Umubwire ko uri umukozi wo mu rugo, urumva ko aruvuye ku muhanda kubwira ibyo bagutumye, wibagirira urufunguzo he aho ba boss bawe bakora. Bishatse kuvuga ko umuntu uri buze icyambere uri bumutire na amayinite, urumva ukimara kumubwira ati ntiza amayinite nyine, wowe tumubwira atari ko kanguye igiceri ngurira yanjye mbahamagare barunyarukane, urumva akimara kuguha igiceri ntabwo ari busubiraneyo ibyo azanye, wakibihasiga wita ukarenga. Nturi umunyamujyi wa kintu uri kiri kureba nk'iki wowe bimeze yumvishe warungu unanishona akushona. Okay, patane dojana urari insubiza ngiye wayo ukorera na yawe gusa ngo fashe murata amashuri mutanatekereza. Buriya none radio yaviye bayishe none namubwira ngo ikira kuntu buri batinza babanyagwa ubwo nje ntanda yijana ntandi bwijane ubwo nje nayijana yo nizi migozi niko shacha bimeze bite sha nindo gutumye bagutumye iki bari bantumye n'urugafure nindo yigutumye nindo yigutumye mwandi harabikirora kwandi onese uzafata naharabikiro ufite n'amazina mwa Ibyana byo ku mihanda ntago tubyizeraga, ahubwo wowe uze kubwira uramukire Manuel, urumva mubwira ati iyi radio viye nta nubwo nyitwaye biza none yitwa Manuel ni magoke cyane gutera uwo mubwira iyo radio yayifate neza kuko ubu ngubu ayishe yagura inshasha viye ntago ajya kina ihute hute sha hute
si mugabo ibintu abambwiye bura koko buri zikabirizana ajya koko muri uyu mugi mwana n'inzara iriho. Simbizi kabisa bikubiye gake gusa pe simbizi. Mugabo kabiri inama ngiriye simbizi ariko simbizi. Shaka nana kwigenga ariko ndikubona wapi pe. Gitamo. Ni sawa. Niwo bari Njibaye na radio muri cyangwa mu kiro cyane. Se wiye niwo baye no radio ngo yizane hano. Niyandi muri cyangwa mu kiro cyane. Burakoze cyane rwose. Mwese ko mwari mwayitindanya ahubwo. Kumwari mwayitindanye uziki kiro kigiye gutangira buri mukanya ariko. Ahubwo urugoje nari n'umyama nane. Akiri igiceri gendo ndanira mayinite ura mu tipu mwihorere mwana. Urawe mwihorere ndi kubona yazubaye. Wogenda ngura mayinite sibyo. Mbese cyane nimurangira yizi kuri kugenda gutyo. Akira gendura mu tipu ho mwihorere. Ubabwire babashirira amayinite ngo ne wamujama tu ubabwire gutyo wogenda nari biti. Nari birata babura koze merisi mwana. Yirima ngahe none hora nabwiriwe umunsi wose umutipa nyine no kuri voka none mbonye ex-base nyingi ala akibanu mana we Yirima ngahe ko 70 kutaba yama